mboni za Kristo uzaba uri mukuri, uzaba no mu mwuka. Nureba Kristo ibintu nkuko abibona, uzabona abantu witaga babikora ibo beza, uzabona ko nabo witaga beza ari we babi. Usibye ko nta gukangura kubona umuntu wese mu kibi, kuko ikibi ni kimwishe, nigiye yemeye ko imbuto ya Satani ibibwa mu buzima bwiwe, ariko yemeye Kishimwe ko yongeye kuduha akanya kuganira ijambo ry'Imana n'ubuntu Imana itugiriye ndetse n'imbabazi zayo. Ibisanzwe nitwa Placide nkuko dusanzwe tubivuga iteka ryose iyo tugeze akanya kuganira ijambo ry'Imana n'umugisha tuba tugize, kuko ijambo ry'Imana ni umuti n'umutsima ugabura ubugingo bwacu bugakomeza bukabaho. Uyu munsi nongeye kunezerwa kongeye kugaragara imbere yanyu, kuko Imana ibinyemere kandi ibishatse ko nongeye kuboneka imbere yanyu. Imana yacu ari nayo yanyu ikomeze ibagirire neza. Uyu munsi rero tugenda none kuganira ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu gitabo ni igitabo cya Yohana n'ibice 4 umurongo wa 23. Habanga ariko igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga data mukuri no mu mwuka, kuko data ashaka ko abo ari bo bamusenga. Igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri, kuko abo data ari bashaka ko bamusenga. Haleluya. Yesu yararimo aganira n'umugore w'umusamariyakazi igihe amusangaga ku iriba. Umusamariyakazi agerageza kumwumvisha uburyo ngo bo basengera ku musozi umwe, ngabandi bagasengera i Yerusalemu, ashaka kumwereka yuko uburyo bw'imisengere n'uburyo bw'imikorere n'uburyo bw'imibereho n'uburyo abantu bitwara ari byo bishobora guhesha umuntu ubugingo buhoraho, ari byo bishobora gutumisha isengesho rye ryumvwe, ari byo bishobora gutuma Imana imwemera, ari byo bishobora gutuma gusengera mu mazi, gusengera kanyarira, gusengera kizabonwa, gusengera mu rugo, gusengera muri church, gusengera handi hatandukanye. Abantu twese buri wese yavuga ati ngiye sinemera kuri abari basenga, ngiye nemera ko twebwe iwacu dusenga, nemera ko twebwe batwigishije ko iwacu batubwiye ni kuri umuntu asenga Imana ikamwumva. Yesu aramwumva amubwira ati iyo ni imyumvire, iyo ni imyumvire n'imitekerereze yawe. Ambwa ati kuva naraje hasigaye ikintu kimwe cyonyine, ko usenga data kwe kumusengera mukuri no mu mwuka. Gusenga data ni muri Yohana ni ibice 4 tuhera ku murongo wa 23. Niho Yesu yamubwiye ngo abasenga data ashaka ko bamusengera mukuri no mu mwuka. Yesu yarabanje avuga ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa data ntamujyanye. Kandi arongera avuga ngo abatamusengera mu mwuka ngo bongere banamusengere mukuri, abo ngabo ntago data ashaka ko bamusenga, kuko imisengere yabo isa naho ari ni igifarisayo, ni ikidini, ni ibintu bidafite gahunda. Ashaka ko bamusengera mukuri. Uburyo bwa mbere bwo gusengera mukuri, Kristo niwe nzira, ni nawe kuri. Kuko udafite Kristo nta kuri afite. Ibyo yabavuga byose, ibyo wabukora byose, waba wiriza inshuro 10 mu kwezi, waba wiriza 3 mu cyumweru, waba wirizamo rimwe, waba utaniyiriza, reka tubivuge gutyo, ariko uri mukuri ufite Kristo muri wowe. Icyo nicyo kintu cya mbere. Uburi naho waba utirirwa uyavuga amasengesho, naho waba utagaragara mu nsengero cyane, ariko ukaba wenda ukora akazi kawe ufite nibi, ariko ukaba uri mukuri, uri muri Kristo neza, ukaba wigenzuza ibyo Kristo yavuze, ugasanga ubigenderamo. Kristo uburi kumwe nawe, ndetse kandi ubu umunyamasengesho w'ukuri. Hari igihe umuntu ashobora gufata umwanya akajya gusenga, cyangwa se akazamuka umusozi agiye gusenga, ariko adasengera mukuri. Ibyo asengera n'ibyifuzo bye bitari muri Kristo Yesu. Kristo yaduhamagaye kugira ngo tugendere mu kirenge cye, mu kirenge cyiwe, uko imibereho yiwe yamuranze. Kristo yaranzwe n'ubuzima bwo guca bugufi, arangwa n'ubuzima bw'urukundo, arangwa n'ubuzima budasanzwe butari nk'ubw'abandi bantu bashaka kwimerera. Ari umuntu ujya gusenga, amara gusenga, akiva gusenga akazana, none wagira ngo yagiye kurangura ibyaha, yagiye kurangura umujinya, akaza avuga ati mvuye gusenga nta muntu uzongera kunkinisha. Oya, uwo muntu aba ari gusenga ariko ntago bari mukuri. Muri Kristo niho dusengera by'ukuri. Iyo ufite Kristo ugasenga, isengesho ryawe rigira umumaro. Ikindi ngo abandi bamusengere mu mwuka, ku ijambo ry'Imana ngo abayorwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Umuntu wese usenga atari mu mwuka, isengesho ryiwe hari ibintu twari tuvuga ngo ari amasengesho ngo bita ngo ndugutera waraza, kuvuza induru gusuki umeze nk'usakuza gusa. Gusengera mu mwuka, ushobora no gusenga amagambo abiri. Umuntu wese uri mu mwuka arangwa no kwizera. Cyo nicyo kintu cya mbere. Umuntu wese uri mu mwuka arangwa nuko isengesho ryiwe rigira ikintu rihindura. Umuntu wese uri mu mwuka arangwa nuko niyo yaba agibumbura akanwa gusa akaboneka impamvu ituma wenda tuvuge nk'urugero akavuga ngo urusengero rurafunzwe ugitangira gusenga. Iyo uri mu mwuka uhava icyo wasengeraga cyarangiye, kuko wari uri mu mwuka. Ngo abasenga data bajye bamusenga bari mukuri.
abasenga data ntago basenga bakurikije za protocole z'amasengesho, giti cy'inganzamarumbo, samba itarumba, bwugamo bw'umugaru, ibitonyanga. Wese kwa kundi wumvisha umuntu avuga nawe wabisura uge tuvuga ngo uri mukuri. Aya ukuri ni uko utekereza, wo ijambo ry'Imana rivuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. Niba urakaye jya ubwira Uwiteka uti mwami w'abami ndarakaye ariko umbabarire, ariko unyuzuza imbaraga zo kureka kurakara, umpindurire ubuzima, umpindurire imitekerezo, umpindurire imyumvire, umpindurire uko numva ibintu nuko mbikora. Ubu uri mukuri, ubu uri muri Kristo, kuko Kristo ashaka yukuza ukavuga kuri. Nikodemo yahuye na Yesu anjambwira ngo ese koko iwanyu kuko hari ikintu kizima cyaturukayo, aje avuga ngo mbonye umwisiraheli w'ukuri, uvugisha ukuri. Ni kuvuga ngo kuba muri Kristo nukuzuka mubwiza ukuri nkuko kuri. Amasengesho ya protocole nta kintu ajya kora, abantu benshi niyo biberamo. Ya masengesho uzuga ukaborokora ibintu nkuko wabyumvishije, ukaborokora uko wabyumvishije mushumba bigenza. Oya, uyu munsi wa none ndagira ngo usengere mukuri, ni ugusenga ukoresheje imva mutima zawe, ukoresheje ko wumva ibintu. Uyu munsi wa none ndagira ngo uhinduke, imyumvire yawe ihinduke. Abasengera mukuri reka tubarekera ino turebe basengera mu mwuka. Abasengera mu mwuka batangira gusengera ikintu basengeraga bakakibona nk'icyarangiye nubwo cyaba gisigaje imyaka 5 kitararangira. Abasengera mu mwuka iyo Imana ivuze ngo ndakoze babifata nkaho byabaye kuko bari mu mwuka. Abasengera mu mubiri bo Imana ibabwira ikintu ikavuga ngo nejo bundi yarabivuze, nejo bundi yarabivuze, nacyagera bivuze, bigatuma iteka ryose kwizera kwabo kubora kuhinyurwa. Ariko uri mu mwuka abasha kwizera kuko ijambo ry'Imana niko ryavuze ngo nuko abana abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Niba udashobora kuyoborwa n'umwuka nta nubwo uri no mu mwuka, kuko iyo umuntu yasinze ayoborwa n'inzoga, zikamujyana mu kiraro cyangwa zikamujyana gukubita umugore cyangwa gutukana cyangwa zikakongoza kubona ibintu bimeze neza, ukubona ibintu byahindutse ukagira ngo ukubaka ama etage wabizi tutwanywe hakabyera ukuntu mwamaga kukanywa ugatangira gupanga imishanga mukabona yaciyemo. Ejo mu gitondo wabyuka ukibuka yuko nta nayo kwishyura inzu ahari, usibye ko icyo gihe nta nishyuraga inzu ntayo nishyuraga nabaga mu icumbi. Haleluya. Zaratwongozaga nuka akora nkuko izo zoga yakoraga. Umwuka arakubwira ngo byabaye. Iyo uvuyemo rero ntago ubukira umwana w'Imana, kuko ugiye kuyoborwa n'umubiri ubaye umwana wa Adamu wundi w'umunyamubiri, wa wundi wacumuye nyine. Wawundi rero ibintu akabona bitagenda, ubusuye mu mubiri tangira gusubira muri famille kwa sogokuru no kwa nyogokuru, tangira kuvuga ati nkomoka kwa runaka bayendaga kwigare. Mugiye mu mwuka wabonaga uri kugenda n'indege, kuko iyo ukijya mu mwuka wabaye umwana w'Imana utagira kubona ibintu nkuko so abibona. Ariko usubiye mu mubiri usubira kureba nkuko so abibona. Mbese ntanga urugero, Aburahamu akimara kwizera Imana ngo yamuhorije no gukiranuka, kandi ukiranuka n'umwana w'Imana, imukura kwa Tera aba umwana w'Imana. Ariko iyo Aburahamu atakaje kwizera asubira kuba mwene Tera, nawe ubwawe rero itakaje kwizera wongera kuba mwene ubwo se tumwitene Maburisi, mwene Maburisi hariya hahandi firiya. Ariko uri mu mwuka ubu mwana w'Imana. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo ibyo byo kuvuga ngo twasengeye Imana ku misozi niyi si kibazo, mugende mu isengereyo, ariko sengerayo uri mu mwuka. Nugerayo ureke kwizera umusozi, ahubwo wizera Imana. Twamusengeye mu makaro, reka kwizera amakaro, wizera Imana. Twamusenze turyamye, twasengeye ku karago, yego ni byiza ku karago karaza kukongera amavuta, ariko rero nimba nta kwizera kurimo, Yesu arashaka, aravuze ngo usenga data amusengere mu kuri no mu mwuka. Kuko abangabo data ari bashaka ko musenga, bivuze ngo data yabo bantu basengera mu kuri no mu mwuka iyo bari gusenga nibo yumva. Umugabo bita Yona yari umunyakuri cyane. Yona Imana yabwiye ngo Yona we bimeze bitatu, nge narakaye cyane kabisa, narakaye ndumva niyahura. Ariko Imana nta kintu yigeze imutwara kuko yavugaga ukuri nkuko kuri mu mutima we. Yararakaye koko, ariko abungu arakubwira ati akareba wenda tuvuge n'umusore arimo ararambagiza umukobwa, cyangwa umukobwa arimo arashaka umusore, afite imiterere yashushanyije, afite ukuntu ashaka, afite ukuntu ibintu abyumva, ariko akavuga ngo izama nzakira uwo ngo yamuzanira uko yo inamugeragerezamo. Nubwo bwose wizeye Imana, ariko yizere uyisaba ikintu wowe wumva ukeneye, kuko akenshi iyo uri mu mwuka icyo wifuza ni nacyo Imana ibishaka. Ikibi no kuyoborwa n'imitekerereze yawe, ikibi no kuyoborwa n'irari ryawe, ariko icyo umwana ashaka burya akenshi n'umubyeyi abagishaka. Ntabwo umubyeyi ajya yifuza guha umwana
ibisharira iteka ryose. Hari igihe bimuha wenda ari ashaka umuvura inzoka, hari igihe ashobora kumuha nk'intagarasoryo twatubuto tujya kumera nk'intoryi kugira ngo umwana akiri inzoka, ariko siyo gahunda, ntago ari byo ngibyo aribyo bigomba kumutunga. Umubyeyi ahora ashaka guha umwana ibyiza, nawe rero bwira Imana icyo uyishaka, bwira Imana uko wumva ibintu ushaka ko bigenda. Niramuka itanaguhaye n'ibimeze nk'uko usaba 100% kuko wenda atari byo wagenewe, izaguha ibijya kumera nkabyo. Ego rero Yesu aravuga ngo abasenga data bamusengere mu kuri no mu mwuka. Iyo umuntu ari mu mwuka bikiteranya n'ukuri bihindukamo igitangaza gikomeye, no gusanga umuntu ameze nkaho atari kwisi. Paulo yavuze ngo twicarana n'Imana mu buryo bwo ngo twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Icyo shaka kuvuga ni iki, twebwe tugaragara nk'abari hano kuri isi, ariko kubera ukuri kuri muri twebwe n'umwuka w'Imana uri muri twebwe, ibintu duhora tubireba nk'ababa mu ijuru, ntago tubireba nk'ababa ku isi. Tubone hari isi twereka ko hari ibibazo, ariko twebwe tukabirebera mu bisubizo, kuko tuzi yuko igihe cy'intambara atari intambara kuri bose. Hari abantu bajya bavuga ngo karabaye biracitse, twese tuba tugera igihe cyo kubivuga, ariko ugasanga n'ubundi hari abantu byahoze bicitse mu gihe wari uri mu mahoro. Ugasanga uravuga uti byarakomeye kubera covid, ariko hari abantu bahoze muri covid wowe utarayinjiramo. Iki gihe rero Imana ishobora no kubakura ikubashyira mu mahoro, nawe ugashaka kugushyira mu mahoro mu gihe abandi bari mu ntambara. Icyiza no kureba uko Imana ishaka kureba. Yesu yagiye kwa Lazaro, ni kwa Yayiro. Ageze kwa Yayiro bararira cyane, baravuga ati umwana yapfuye. Baje no kureba Yayiro, bamubwira ati Yayiro reka kurusha umwigisha umukobwa wawe yapfuye. Ariko Yesu akabwira ati ariko umukobwa agiye kumva ibona arasinziriye. Bato yapfuye, ati yasinziriye. Yesu araza aravuga ngo umukobwa byuka. Ntabwo yigeze avuga ngo umukobwa akira, ngo umukobwa azuka. Yavuze umukobwa byuka kuko arasinziriye, araryamye. Rero saba Kristo kugira ngo ujye ureberera mu mboni ze. Nurebera mu mboni za Kristo uzaba uri mukuri, uzaba no mu mwuka. Nureba Kristo ibintu nkuko abibona, uzabona abantu witaga babikora ibo beza, uzabona ko nabo witaga beza ari bo babi. Usibye ko ntabwo ukangura kubona umuntu wese mu kibi, kuko ikibi ni kimwishemo, ni gihe yemeye ko imbuto ya Satani ibibwa mu buzima bwiwe, ariko imbuto y'umwuka w'Imana akaba mukuri no mu mwuka, aba ari umwana w'Imana ibihe byose. Imana ibaho umugisha. Rero nishimiye ko uyu munsi none twongeye kuganira ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe, kandi Imana izakomeza kudufasha igihe tuganira uko bwije nuko bukeye. Icyo ngusaba uyu munsi none ni ukwizera, kandi ugasengera Imana mukuri no mu mwuka. Aho wasengera hose uyu munsi none ushobora kufatira no gutura mu mujyi cyane, ahantu udashobora kubona ahantu wigobeka mu gashyamba cyangwa se mu ahantu usengera. Ushobora kuba uri mu rusaku, ushobora kuba uri mu kazi. Uyu munsi none abasenga data bakwiye kumusengera mukuri no mu mwuka. Ba mu mwuka cyane uri mukuri cyane uri kutazabona Imana. Ba mu mwuka cyane uri mukuri cyane uri kugisangaza kitazaba. Ba mu mwuka we mukuri cyane uri ko Imana itazakugira neza. Ba mu mwuka we mukuri cyane urebe ko Imana itazazigahindura bya bindi, indwara zigakira, ibintu bigahinduka, urugo rukamera neza, urubyaro rukaboneka, ibintu byose bikagenda binduka ku buzima bwawe, kuko wabanye na Kristo. Kristo niwe kuri. Yavuze ngo ningenzera no kuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa data ntamujyanye. Ariho ngo usengera data musengere mukuri no mu mwuka, kandi ngo umwami ni nawe mwuka. Igihe cyose uri mu mwuka uri muri Kristo, igihe cyose uri mukuri uri muri Kristo. Ibyo ngibyo wamaze kubyinjiramo, wamaze gutunga umwuka wera muri wowe, ukawugenderamo, ukaba mukuri kwa Kristo, n'ubugingo buhoraho waba ufite. Wagira umugisha no muri isi, wagira amahoro muri isi, kuko kuba mu mwuka bitanga amahoro cyane. Kuko abantu babona twagiye tubaho kera dukorera Imana, twigisha tuvuga ubutumwa bwiza, twambaye imyenda icikaguritse, twambaye ibintu bitagenda, abantu bakakureba bakakugira imbabazi, abo ukabona nibo bafite bakwiye kugirirwa imbabazi, kuko ibyo babona ntari ibibazo wowe ntabyo ubona, wamaze kubyakira kuko ko wibera mukuri no mu mwuka. Rero nanjye ndakwifuza nshuti yanjye, mu byiza byawe, mu mafaranga yawe ubona, mu kazi kawe ukora, ubikore unezererwe gutunga amafaranga, ariko unezererwe no gutunga ukuri. Uzaba umeze nka mukobwa mwiza wongereyeho kwisiga, ibintu bikagenda neza, umuntu agasa neza, agakundwa, abantu bose bamubona akavuga ati dore umuntu mwiza koko. Imana igumugisha. Yari Pastor Placide. Icyo nagusa no gukora subscribe aho ngaho hasi, ugakunda ko kukazogera kugira ngo uko turadushyiraho video y'ijambo ry'Imana Imana yaduhaye iteka ryose ugibona mu bambere, kandi turamye tudashidikanya ko Imana izagumugisha, ujye ukorera na share ugeze no ku bandi bantu ubutumwa bwiza Imana iba yaducishijemo. Imana ikomeze kubaho umugisha kandi ikomeze kubishimira. Shalom shalom.